ubukene bukujyanye mu ngeso mbi kuko Imana no ibaze ko none ngubu hano ugeze byazarangira nta kintu ugeze no ku kazi ka 30 bigasaba ngombwa kubanza gutanga nk'ibyo umuntu wasabye akazi ka miliyoni timagine 30 ibihumbi 30 shaka ngo yakwikiye no kujya mu kiyede no kuri sibyo rata nanjye nakurikiye nagifanya kabisa abayedi bageze kuri 3 ku munsi icyo navuga imico mibi ntabwo yatuma ahindura ubuzima bwawe ngo basubira inyuma wasubira inyuma dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye batera imbere kandi batatenze kujya mu mico mibi yego reka mubwiye n'ukuri abantu mugiye discipline ko n'umwana w'umukobwa ntabwo numva ikibazo kirimo niba yakubanya kugukunda ntabwo uyeje uvuga ngo ufite fiance ariko agukunda gute reka gatomaze mugitandukanya ati jya umenya status y'umuntu nayubahe sibyo aba yayisuzumye nje kwaka kazi ndi umubyeyi mfite abana mfite umugabo nje kwaka kazi cyaravuze cy'aba diaspora none kankubwiye nyine ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe ni ibintu biri mu buzima busanzwe bwose aho ugiye hose umuntu kugira ngo agoreze service nuko abanza kumuhaye wanje kwigomwa umva aha ndarakaye shanuko abagutereta uraraka urababwira na tinyo umuntu tuka from morning to evening ariko n'umundi agakomeza yandika manuka na mo block aza koresha indi nimero kuko ari mu yasaze reka nkubwire nabi ego rukundo sinzi mpamvu nizerera mu rukundo ze nibiki negora nubwo bagira ku mutima urukundo ze niki ngira ngo nizerera mu rukundo niko kuntu nteye nego nugo ni scam yeah of course ni scam no kuri urukundo ni scam ya danje ariko urukundo ni scam mo gake ariko uzi urukundo rwabagaho kuntu mbibona rwabagaho ku bwa mama wacu na papa reka biterwa wenda ndashaka ari nko mu cyaro cyangwa ahantu ntazi kuko nge sindarubona guys abangabo bihore bacyara abakobwa bacyari kujagarara ego njye fiance chérie ni dekaye mfite fiance. Hello guys, welcome our YouTube channel. Ni kuri channel yanyu yacu turabakiriye mwanye mwumve mikaze ni kuri Rusaro and Saint. Uyu munsi bafitiye abatumirwa. Umaroro uyu munsi turabatwika. Abatumirwa aba diaspora umva. Wabane natwe ati nitwababigije. Ni Rusaro and Saint reka tumwe twakire. Okay. Dere kuri uyu no mu diaspora natwibwira diaspora rwandaise nitwa Honorine Giraneza ndi mu diaspora rwandaise from Australia utuzaniye iki ubwo meruka ino ninaje kureba yaka ninaje kureba yaka ndamukunda cyane muha na gifts. So right now nibwo ngarutse ariko nyine nataye ibiro urumva ndi mu gym naga ibintu byo kubyura cyane bikigezweho uratugira icyo ukoresha goko akantu k'icyayi cyinshi urumva kiha discipline mu bintu byo kurya nabi byo kurya agagura cyane ntabwo bigezweho urumva nanjye kuri characu mumeruka nanutse none narabyushye ngiye nkunda kubyibuha uri kunywa manini twakira twakira undi mutume kuri ruhande turakwakiriye wimve mikaze kuri Rusaro Saint. Thank you. My name is Roseline. Mu buzima busanzwe njye mba mu Rwanda ntabwo ndi mu diaspora ariko nkaba nkunda ibintu bijyanye na firme filime zanjye nkeya nakinnye ndaza kubibabwiraho neza nishimiye kubana namwe uyu munsi ni vibe kabisa nishimiye kubana namwe narabyifuje igihe kinini murakoze cyane murabyumva ko tubafitiye ibintu byinshi rero twari twaratinze kugaruka urumva uyu ngababwe ko yibera mu isi ya sinema ubwo rero turi kubategura ibintu binini ibintu bigari turi gutegura nyine ibintu bigari cyane nyine kuri Rusaro Saint. Hari ibintu byinshi dushaka nyine muri societe nyarwanda kubisharinga bashonje bahishiwe umushonje muhishiwe rero mukomeze mubane natwe mudukunde mukore subscribe share comment and like mudukunde n'imitima yose turi abadukunde mudukunde ni itegeko mudukunde cyane ariko wazatuzaniye yaka
ngewe ubwo nabanza mbwire wene yaka bimeze biti bigeze he wene yaka ko mbaheruka ari umuriro batumana naturi mu diaspora yakanzamuza nayo yakabigeze kure mva tumaze iminsi tupanga nenda kuzamutamo n'ibindi bintu biremereye byinshi ariko muzabibona nta kintu amuze nese noneho ndagifite ntabwo nakibura kubera ko ni like nyine ni inshuti yanjye ntabwo naza nyine nakimuzaniye ese ni shirisi ntabwo yakanyemera yashatse umugore ntabwo yakanyemera ntabwo nyine ngo nditsaye kwiwe niko yabwiye abantu bagenda bagatinda bikarangira bibagiwe yego burya kuri urwo rwego ariko nanjye mfite fiance arabizi and then nyine nawe ari mu buzima bwiye gusa nyine mufasha nk'umuntu nkunda tu nize kubona ingo yagiye hanze byarangiye byanze yego byarangiye byanze yego ubusinzi bwe ntabwo byakunda yihangane ntabwo byavamo ntawakivanga mu byanyu ibyacu turabizi tuzaba like ikintu kiri big kinini amakuru hanze bimeze nuturakarire no turakara sibyo raturakara ntuturakare gusa dusuye kuri channel yacu kandi musurira kanjye shiri wanjye turakwezi ko mwemera yakabara ni nkweto kandi ari nkubona ndabonye uramuzanye laptop yego laptop namuzanye laptop yaranaminze ariko nyine nuko akona ari inshuti yanjye mba numva nta danje nzanamuha n'imodoka nabishobora ikibazo nuko asinda yaka kuzahitamo wazaretse ko ukibonera gift ahubwo nshaka kuzamuhereza nshaka kuzamugura na telefone nkareka ko yamenya kuyikoresha nawe akajya akoresha amahirwe yo kuzindi yo ku masocial media byanarye ego social media isigaye ego nk'ama TikTok akajya akora nka live urumva n'umuntu babwire nazibure ko TikTok yo amafaranga ngiye kujya nkora ama live umva mutapinge jewe n'amakara ndacuruza n'amata ariko rwose mugure kuri live nuko kandi aruka turi kuri ko biraza turi kubesha bega tubona tugutumire amakara n'amata nzajya oya amata zaba ari ubwayo n'amakara ari ubwayo hanze oya live isigaye nyine TikTok imbuga nkoranyambaga isigaye nyine zikora urubyiruko twihangira imirimo njya muranga ibyana by'intare njya mbibona bivuga ngo batapinge kuri TikTok ntabwo bizi amafaranga mutapinge ngo muheze gift ngo mugire uti rero ahubwo hari umuntu wize kuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye mwaramubonye abantu baramwihaye ariko nyine bamwe n'abandi barakennye nibyo pe abantu barakennye ariko ibyo numvishe Bruce Melody yadusabiye mu nama y'umushyikirano nibikunda ama TikTok azarya nyine ibiciro cyose ukora kuri TikTok mwabonye kuri video zivuna yaba ari uri kwisekera yaba ari akavideo kwifatira kose kakuvuna rero nibirye Bruce Melody yavuze umva uri umuntu w'umugabo 001 umva munyakazi wacu warakuze kutuvuganira ikirungu ndira muzehe wacu nawe yese avuga ati ibyo bintu harabura ikintu gikurikirana umva mugomba kubikurikirana urubyiruko rw'u Rwanda rugatera imbere minsi imetanya twinjiza mu madevize umva uwo actress wacu ugiye kuza musana akusanzwe ukina nihe film akinnye nakinnye mu buzima bufite intego hari n'indi film nakoranye na ndera ndubura kubonye mbata doraje ndubura nakubonye urumva rero nge sinema ndayikunda cyane nuko bana nagiye ngira utuntu tukamfatira simbashe kuyijyamo neza ariko nkunda ibintu bya filime cyane ariko umuntu wabigize akazi ke ka buri munsi birarya nyine biramuhemba nk'uko wenda nayo mahirwe tugiye kubona y'abanyarwanda muri rusange urubyiruko rw'u Rwanda amahirwe tugiye kubona yuko nyine ibintu byose bigiye kuba monetize kugira ngo natwe amafaranga yacu abashe kwinjira ibintu bizakunda rwose kandi n'abantu bya ndeba bakama motivation urumva utangira ukina nyuma ukaza creating izawe nka bahavu hari ndamusuje cyane ama motivation hari n'undi twiganye witwa Maya Ariane Vanessa we ama motivation abiskaro bina hamaya bebe azigukina byabanje umva twariganye atuje none ntabwo twe tuzi ko afite nyine iri mpano ariko nyine yaradutunguye twese aki imana n'undi reka ibintu byose wagiyemo n'umutima wawe wose nyine birakunda intare y'ingore umubyeyi
kude chapeau kabisa rero urumva natwe ko aribyo tugiye kuba turimo urumva ko turi kubategura tubararika tubafite ibintu byinshi tubafite ibintu byiza kuri Sandi Cynthia ariko mureke gato mbanze mbabaze muba mubona ako ninjyewe ufite experience kubera ko nyuma yuko nkora ibiganiro nagiye ngira abantu benshi like natanze nimero zanjye kugira ngo namamaze ibikorwa byanjye ariko kugira ngo abantu bandike bakubaza ibikorwa bandika bagutereta aba diaspora bafite ikibazo like baratereta kuri rwa rwego uvuga ati urabyuka tuvuga teretse gato abadashobora mufite amafaranga mureko batereta baragutereta tukavuga nzemera abantu 400 bimeze bite basi nimuma amafaranga nikorere sibyo kandi bazikuri mu diaspora kugira ngo bahe amafaranga ego ariko nyine nanjye nambika abantu nabe babwiye bagomba kuma nyine aya mafaranga nkabambika akujya babanderete kuko ngiye mfite fiance badawe ibyo bintu mubyumve mukoresha mushaka mubyumve mubyegereza umutima mubyumve cyane mfite fiance ntabwo wabuze kugukunda oya kunkunda sava yaje aza ari wenyine ntago azi oya hari n'akantu Miki yavuze kunkunda sava hari n'akantu Miki yavuze by'abantu badatanga akazi bo gashaka gutereta gusanga nyine kugira ngo agwe akazi akabanza akagutereta yego ibyo nyine bireze reka mbabwire bisigaye byarabe nko kundi ujya kwaka akazi n'ubundi bigasaba kugira ngo banze utange ruswa mva wigomwe ikintu kugira ngo ibyo bintu abantu bashinzwe subiki si ibyo bintu byabishinzwe ni minisiteri y'uburinganire y'uburinganire n'iterambere yego cyangwa n'iribyo atari ibyo reka mbabwire ni ukuri abantu mugiye discipline ko n'umwana w'umukobwa ntabwo numva ikibazo kirimo niba yakumenya kugukunda ntabwo uyeje uvuga ngo ufite fiance ufite ariko agukunda gute reka gato maze yavuze ati jya umenya status y'umuntu nayubahe sibyo aba yayisuzumye nje kwaka akazi ndi umubyeyi mfite abana mfite umugabo nje kwaka akazi cyaravuze cy'aba diaspora none oya nyine ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe ni ibintu biri mu buzima busanzwe bwose aho ugiye hose umuntu kugira ngo agoreze serivisi ni uko abanza kugutereta wanje kwigomwa umva aha ndarakaye ukuri abagutereta uraraka urababwira no tinya umuntu tuka from morning to evening ariko n'umundi agakomeza yandika manuka na mo block kaza ko shindi nimero kuko ari mu yasa reka nkubwire nabi ego rukundo sinzi impamvu je nizerera mu rukundo se ni ibiki negora nubwo bagira ku mutima urukundo se ni iki nge nawe nizerera mu rukundo niko kuntu nteye nego nugo ni scam yeah of course ni scam nukuri urukundo ni scam ya danje ariko urukundo ni scam mo gake ariko uzi urukundo rwabagaho kuntu mbibona rwabagaho ku bwa mama wacu na papa reka biterwa wenda ndashaka ari nko mu cyaro cyangwa ahantu nazi kuko je sindarubona guys abo ngabo bihore bacyara abakobwa bacyari kujagarara ego njye fiance ni dekaye mfite fiance mfite kumva urukundo ngo ari scam ariko twe dufite imiryango twavuye muri imihanda kuko twe turi kuvugira abantu umva mukomeze mugano gato ndaje miturangire n'agahanga handaje sibyo nari biratashaka mugira ikibazo nambaye rumbi urukundo ni scam akaba yumva ko ari scam kandi ariko like uko iterambere genda riza twavuye no ku mihanda badukuye ku muhanda ariko nyine uko iterambere genda riza nyine urukundo rugenda ruhinduka scam ase kushibindi ko agomba gushaka kubyumva mwahereza ubuhe butumwa umuntu ujya kwaka akazi unagashoboye warakigiye ibyo warabyigiye nyine aribyo bintu nyine ushoboye gukora mbere ko akaguha akagahuwo yabanje nyine guteka kugira ngo bisaba connection nyine ubungu ariko kuntu wabwira icyo muntu ubwo n'umubosi aba bosi aho muri turabasuje turanabishimira ko muduha akazi rwose tugatuma imiryango yacu itera imbere ariko nge numva mwajya mugendera ku bumenyi bw'umuntu icyo umuntu ashoboye akari cyo mumuhera akazi atavuga ngo mufitanye relationship muraryamana ibintu bireze pe cyangwa reka ni ihohoterwa umva cyangwa ministeri bishinzwe sibyo ministeri bishinzwe muri buri kampani bareba ko umukozi afite ibyo wenda sinzi niba babishobora ariko n'ababikorerwa ntabwo batinyuka nyine kubishira hanze ngo babivuge nibarangiza bakurikirana abo bantu uhita ukavaho bagahita bakwirukana nyine bikaba ngombwa ko usubira muri bwa buzima wanze reka nkubwire rero that's why aba perezida wacu Paul Kagame utubereye maso tumushimira cyane niyo mpamvu buri munsi adushakira ibyiza
uri kumva none abantu urumva urubyiruko rushaka kwihangira imirimo rukava muri ibyo bintu byo gushaka utuzi ababosi babacunaguza bashaka kubasaba n'ibyo badafite rero perezida wacu atubereye maso kugira ngo abidukorere kugira ngo natwe tujye tubona nyine ukuntu dukora utundi tuzi two kuri social media kuko social media ntabwo bisanga abantu bose ushobora no kubikorera mu rugo rwose umwaka ukarinda ushira kandi winjirirwa mu rugo iwawe uryamye kandi winjiza rero iyi nama nahereza ababosi niyo mutanga akazi kwa gakwiriye and then nawe rubyiruko nawe ushaka urubyiruko ushaka kuba uri umugenzi ushaka kuba uri n'umumama ariko ukigaragara nk'aho uri umwana ukigaragara nk'aho nyine ukiri mu kigero gito uri umbebe bigatuma nuzigira tambuka nta kibazo ubukene bukujyanye mu ngeso mbi kuko Imana none ibaze ko none ngubu hano ugeze byazarangira nta kintu ugeze no ku kazi ka 30 bigasaba ngombwa kubanza gutanga nk'ibyo umuntu wasabye akazi ka miliyoni timagine 30 ibihumbi 30 shaka ngo nakwikiye wumva ko no kujya mu kiyede no kuri sibyo rata nanjye nakurikiye nagifanya kabisa abayedi bageze kuri 3 ku munsi icyo navuga imico mibi ntabwo yatuma ahindura ubuzima bwawe ngo basubira inyuma wasubira inyuma dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye batera imbere kandi batetereza kujya mu mico mibi ego byiza rero ko tugira rero guys ubu ngubu twihangira imirimo kuri iki gihe imva usoza live ukacuruza niyo waba ufite n'amasupra niyo waba ufite n'iki uracuruza kandi ari uko ibintu nyine bikagenda neza bisaba nyine gushirika ubute tugakora tukihangira imirimo tugakora nta byo kugenda uri umukobwa w'umusirimu ufite telefone nziza ufite truwasa kuri momo yego truwasa kuri momo nyine truwasa ijana na 200 ugahita utambuka uri gikwerere wambaye nk'imyenda ya miliyoni na telefone rwose ya 17 Pro Max ako nabyo n'ubushishi wabona n'umuntu uri gusa truwasa nawe warebe ukavuga sindi butege moto baranegera nibyo tujara yavuze gutu tunga telefone ya miliyoni imwe n'igice cyangwa ebyiri ukigenda n'amaguru nta kazi ufite yavuga ibintu by'ukuri usko wayigurisha ukabuguzemo ya makeya ugashinga ka business ukagira kandi kuri iki gihe ntabwo bigisaba ngo umva delivery turuka no ku Gisenyi ikakugeraho mu Bugesera cyane ibintu nyine bisigaye byaroroshye ubu urubyiruko ruriho ubu ngubu ntabwo rukoresha mu mutwe sigaye udakoresha mu mutwe ryo kibazo ubundi gukena ni mu mutwe wagira ngo uzi n'iki kindi ni ugukena ni mu mutwe kuko twihangira umurimo kandi turashoboye uwo ufite igishoro cy'ibihumbi 100 ntiwabura icyo ukora se nka uhera hasi ukagenda uzamuka gake gake twigira ku rundi rubyiruko narwo rwagiye rutera imbere hari abakobwa bateye imbere bacuruza ibintu byiza kandi ibintu byo bikigura nyine buriya nikibura nawe ndamukunda kandi ndamusuhuje urebye ahantu yahereye nahageze nukuri base ababera urugero abantu benshi yukuye amaboko mu mufuka n'Imana abayobozi Sina Gerard yatangiye ngacuruza amandazi ku gakarito ubu ngo afite uruganda biragoye usigara n'umuntu akakubwira ngo natangiye ncuruza igira imwe ku muhanda ngo ariko ubu ngubu mfite ama etage n'amahoteli ukavuga ibintu birashoboka rero ibintu byose birashoboka urumva Sandrine niwe wavuze ati umushyikirano uheruka kuba aho narindi ubu ngubu naho ndi haratandukanye kandi byose ni mu bushake bwawe iyo ufite ubushake n'Imana iragufasha n'ubundi birasanzwe uticaye nyine to none se madesipra mwe mumeze muti sha turaho bisanzwe akadesipra muteshanya umutwe aho necha akunda kubivuga muraramagara mukabakire kugira ngo abenshi ntabwo ari igitsina gore ngabagabo barahamagara niyo abonye time kwa kundi uvuye nko ku kazi kw'amasaha yabo n'abahura n'ahantu mu Rwanda ego kuri video ko kamuruhukira kandi ukaba bamuguriye wenda ugamuhaye nk'izo 10k akangura nka Amstel wazimuhaye se ahubwo rimwe na rimwe nyine ugumva ni wabona wawe none rimwe agenda uramuruhukira ubona n'icyo namuhaye ngo hanze ngo ari ushaka kwishyura umuntu kugira ngo akuganirize ego mukaruha mukaza kwamagara abanyarwanda mukadutesha umutwe mukaduhamagara ukavuga amasaha ko umuntu ntari kuruha ukabura ahantu uri buhere umusezera ariko umuntu aba ari mu gihe nyine akabura umuntu kuko nabari abantu bariya bose baba bafite ikintu cyo gukora noneho hari ukuntu abura umuntu umuganiriza kumva nyine akeneye umuntu kubaho nyine nta muntu ukuganiriza byo n'ibindi bintu ko abantu bose baba bahuze hariya haboro urumva so noneho rero
yarangiza akahita ashaka nyine umuntu wo mu Rwanda wenda bari baziranye w'inshuti yiwe urumva akavuga kandi ndamufatira kuko wenda babazanye ku mastori atandukanye ugasanga kusubiza muri za story za primaire ngo uribuka ngo primaire ngo wa mukobwa twiganaga ngasiruka ko namuteretaga manu ukavuga ibi ni ibikira izi story ndacyazibuka ukajya unamushaka ukamwibagirwa ariko ashaka umusubira mu bya kera mugera ubu ngo mukivugana amasaha hafi 8 nyine bizagushishikara iyo mudahamagaraga cyangwa akenshi akonekeza ko tutabahuza amasaha bizagushishikara ijoro ry'abana amanywa yacu amanywa yabo ijoro tegurike n'igihugu umuntu arimo Yesu we umva rero guys mudutegereze hari turi gukora byiza cyane mwakomeje kubona abantu baducaho turi gukora ibintu nuko twabonye dufata agatime gatoya dusuza abantu caro nitwibagirwe mari ni mutwiwe nukuri turabakunda namwe mukireye mudukunde mukore subscribe share comment and like turabakunda cyane kuri Sandi Cynthia ni kaze ni wanyu muri sanga ni channel yacu kandi yanyu dusubire dukumburanye abashahi bye dusubire dukumburanye ngewe tugiye gushutinga byiza see you bye